amashami abyirushe cyane ikagira imbuto ziruta iza mbere. Nubwo habaho gucogora cyangwa se gusubira inyuma, nubwo haba kugeragezwa, hari igihe cyo gukomera no gushikama ku rufatiro ishami ku giti. Nubwo habaho gucogora cyangwa se gusubira inyuma, nubwo haba kugeragezwa, hari igihe cyo gukomera no gushikama ku rufatiro ishami ku giti. Wasomye iby'umugabo Yobu cyangwa se wumvise inkuru ya Yosefu, ntabwo baheranwe n'ibigeragezo abisohotsemo nk'intwari zinesha. Nubwo habaho gucogora cyangwa se gusubira inyuma, nubwo haba kugeragezwa, hari igihe cyo gukomera no gushikama ku rufatiro ishami ku giti. Nubwo habaho gucogora cyangwa se gusubira inyuma, nubwo haba kugeragezwa, hari igihe cyo gukomera no gushikama ku rufatiro ishami ku giti. Wihebe wowe ugeragezwa, utekereze ko wagushishano ari uwanesheje kandi uwo ni Yesu, nawe mwiringire akuneshereze. Nubwo habaho gucogora cyangwa se gusubira inyuma, nubwo haba kugeragezwa, hari igihe cyo gukomera no gushikama ku rufatiro ishami ku giti. Nubwo habaho gucogora cyangwa se gusubira inyuma, nubwo haba kugeragezwa, hari igihe cyo gukomera no gushikama ku rufatiro ishami ku giti.